Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Ubuntu bw'Imana bwinshi bugwire mu buzima bwawe, buguhisha ibya none, bukumara impungenge, bukumara ubwoba. Wibuke ko Imana yacu idahinduka, irakicaye ku ntebe yayo y'ubushobozi, y'imbaraga, ndetse ifite n'intebe y'ubuntu. Iyo duhamagara ngo nituyegere, duhabwe ubuntu buduherekeza, ubuntu budushoboza mu gihe gikwiriye. N'ikidakwiriye ubuntu buradushoboza bukaduha imbaraga. Rero ushira amanga, umutima wawe utekane, yamara igenga ibihe n'ibikiri Imana yawe. Uyikomezeho, uyumvire, ugwize ijambo ry'Imana mu mutima wawe, bizakumara impungenge z'ibihe. Ibyo hanze biteye ubwoba, byagakuye umutima umuntu umunsi ku wundi, ariko abari muri Kristo Yesu neza yabahindukiye ubwugamo, yabahindukiye ubuhungiro, imitima yabo iracyatekanye muri iyi si idatanze umutekano. Reka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 27 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Ngo Mose n'abakuru b'Abisiraheli bategeka abantu bati, muhore mwitondera amategeko yose mbategeka uyu munsi, kandi ubwo muzambuka Yorodani mukagera mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha, uzishingire ibibuye binini ubihome ingwa, uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'ayo mategeko. Numara kwambutswa no kujya mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, igihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu yagusezeranije. Nuko nimumara kwambuka Yorodani muzashinga ibyo bibuye mbategetse uyu munsi ku musozi wa Ebali, ubihome ingwa. Uko byari bimeze mu gihe cyabo, kugira ngo amategeko y'Imana batayibagirwa, bahore bayazirikana, Uwiteka yarabasabye gushinga ibibuye binini, bakandikaho n'inyuguti zigaragara, bakandikaho ku buryo umuntu wese utambutse abasha kubisoma, akamenya ibyo Uwiteka abasaba, ibyo ashima, ibyo yanga, kugira ngo babashe kubikurikiza. Mbibutse ko batari bafite ubuntu nk'ubwo dufite uyu munsi bwo kugira Bibiliya buri muntu ashobora kugendana. Ibi ngibi twabigereranya abajya bagenda mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. Hari ibintu byanditseho bigiye bandikaho za kirazira, no kuvuga ngo umuturage azira gukora ibi, azira gukora ibi, azira gukora ibi, ahubwo akwiriye gukora ibi n'ibi ngibi. Niko byari bimeze. Impamvu byandikwa aho hantu hirya no hino no kugira ngo ubisomye abyitondere kandi ahore abyibuka. Niko Uwiteka yari yarabasabye ngo bijye kuri ibi bibuye, bahore babizirikana, kugira ngo bashe kumvira Uwiteka. Niko ijambo ry'Imana ryagombye guhora hafi y'ubuzima bwawe. Hari iryo dusomesha amaso, iryo dusomesha amaso niryo rica mu bwenge bwacu, rikecara mu mitima yacu, tukagira imbaraga zo gukurikiza ibyanditse muri ryo. Ku murongo wa 5, kandi uzubakireyo Uwiteka Imana yawe igicaniro cy'amabuye, ntuzayakozeho ikintu cy'icyuma. Uzubakisha igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe amabuye atabajwe, aba ari cyo utambiriraho Uwiteka Imana yawe ibitambo byotswa. Kandi utambireyo ibitambo by'uko muri amahoro, ubirireyo wishimire imbere y'Uwiteka Imana yawe. Uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'aya mategeko wandikishije gukeba, inyuguti zisomeka neza. Uwiteka ntiyifuzaga kujya kure y'ubwoko bwe. Rero tubanje gusoma bwa mbere kuva ku murongo wa 1, hatubwiraga amabuye yanditseho amategeko n'inyuguti umuntu ashobora kwisomera neza, kugira ngo amenye iby'Imana ikunda, ibyo yanga, ibyo yemera n'ibibujijwe, babashe kubikurikiza. Ahangaha noneho Imana irasaba ko bashyiraho amabuye y'ibitambo. Bibiliya yavuze ngo ni amabuye atabajwe. Kubazwa twabigereranya n'umurimo w'umuntu, bagomba kuyashyiraho nk'uko ameze. Mu busobanuro bwa Bibiliya haribwo bavuga ko ibyo by'amabuye yabajwe andi moko yabikoreshaga kubigirwa Mana, ariko ubundi busobanuro bukongera bukavuga ngo byabaga bigaragaza umurimo w'umuntu, kandi Imana ishaka ko bikorwa mu buryo bwayo. Bakoreshaga rero amabuye atabajwe bakayatambiraho ibitambo. Kuki Imana isaba ibi bintu? Nuko Imana yifuza guhora hagati mu bwoko. Hari byanditseho amategeko abibutsa, hari ibyo gutamba ibitambo kugira ngo bahore bafite aho bahurira n'Imana, ibyo gusaba Imana imbabazi ku byaha bacumuye, ibyo guturira Imana ku byo baronse, ku byo bakuye mu mwero wabo. Imana ihora yifuza guhora hagati mu bwoko bwayo. N'uyu munsi mu isezerano rishya dufite uburyo duhorana n'Imana. Nshuti y'Imana, ntukagira umwanya ngo ube mu bintu nta hantu bihuriye n'Imana, umutima wawe utatekereza ku Mana, urimo ukora ku bintu utitaye ku Mana na gatoya. Ibyo bintu ntabwo bikwiriye abari muri Kristo Yesu. Icyifuzo cy'Imana, ibineza neza by'Imana bihora ari ukubana n'abantu. Wiyimbura mu mutima wawe, ngo uyimbure mu bikorwa byawe, ube mu bintu utabanyemo n'Imana. Ku murongo wa 9, Mose n'abatambyi b'Abalewi babwira Abisiraheli bose bati, wa bwoko bw'Abisiraheli we, ceceka wumve, uyu munsi uhindutse ubwoko bw'Uwiteka Imana yawe. Ku murongo wa 10, nicyo gituma ukwiriye kumvira Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko y'Uwiteka y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi. Ku murongo wa 15, nihagira umuntu urema igishushanyo kibajwe cyangwa kiyagijwe, ikizira Uwiteka yanga urunuka, kiremwa n'umuhanga wabyo, akagishinga rwihishwa, avumwe. Abantu bose babasubize bati amen. Ahangaha havuze ngo uyu munsi uhindutse ubwoko bw'Uwiteka Imana yawe, bizari nko gusubiramo amasezerano hagati y'ubu bwoko n'Imana ubwayo.
kugira ngo biyemeze ko bazumvira aya mategeko yose nk'uko Uwiteka Imana amaze gutuma bayumva mu matwi yabo cyangwa se bayasubirwamo. Ngo nicyo gituma ukwiriye kumvira Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko y'Uwiteka y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi. Ndetse ku murongo wa 15 avuga ko umuntu uzacura ikindi kintu cy'ikigirwamana akwiriye kuvumwa, hanyuma ubwoko bwose burabyemeza. Nshuti y'Imana, ibi ngibi byari isezerano hagati y'ubwoko n'Imana. Buri ruhande rwari rufite ibyo rugomba gukurikiza. Imana yari isezeranye ngo nzababera Imana, hanyuma namwe mumbere ubwoko. Icyatumaga baba ubwoko bw'Imana si ikindi, ni ukumvira ibyo Uwiteka yabasabaga gukora. Ntabwo bwari ubwoko bwigenga bwikorera ibyo bishaka, ndetse bari bafite amategeko menshi bagomba kumvira, ariko byose bari babifitemo inyungu. Nongere nkubwire ngo uri muri Kristo Yesu uyu munsi ubanye n'Imana yawe gute? Ntabwo uri umuntu wigenga, ntukiri uwawe ngo wigenge, uri umuntu wo kumvira Imana no gukora ibyo Imana ishaka umunsi kundi. Nongere nkwibutse ngo ntituri twenyine, Umwuka Wera arahari kugira ngo abidushoboze, ariko ubushake ni yabwushyizemo icyo gihe wishyizeraga Kristo, ugomba kubugundira no kuburinda kuruta ibindi bintu byose. Nongere nkubwire ngo kumvira kose guherekezwa n'umugisha, kutumvira kose guherekezwa n'umuvumo n'ingorane no gutakaza amahoro y'umutima. Mbere yo gukora buri kintu cyose uzanjye ubanza ugitekerezeho inshuro ebyiri. Imana iguhe umugisha, Imana ikwambika imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka.